iyo naba nkumirije umutima urakubona sinatekerezaga ko byambaho gukunda bigeze aha kuri njye byari nk'inzozi. Wiriwe neza ikaze. Murakoze cyane. Bimeze bite wanjye? Imeze neza. Ava ko rero muri iyi minsi ufite ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, harimo na gahunda yo kumurika alubumu yawe, ndakeka ni iya mbere izabiriho n'indirimbo zigiye zitandukanye, aribyo tugiye kuganiraho muri kano kanya. Ariko wenda mbere yuko twinjira n'ubundi mu mushinga nyirizina wa alubumu uteganya gushyira hanze, indirimbo yawe wakoze mu byuma muri studio niyi niyo twakwita imfura yawe? Iyo nahereyeho yitwa Why. Kuri album niyo natangiriyeho umwaka ushize, yasohotse mu kwa mbere kuri tariki 25. Niyo ndirimbo wahereyeho bwa mbere. Hanyuma reka noneho tugaruke ku bijyanye na fame cyangwa se kwamamara. Ikiganiro cya mbere wakoze n'umunyamakuru wagikoreye he, ninde wakigukoresheje? Ikiganiro cya mbere nagikoreye kuri radio ya KT Radio, ngikorana na nyamakuru Gedeon. Gentil Gedeon niwe nagikoranye nawe bwa mbere kabisa. Wumvaga bimeze bite? Wari ufite ubwoba? Byari bimeze bite? Urumva ikintu cyose ugiye gukora bwa mbere ufite agapressure ukuntu kuvugira kuri radio, kutamenya ukuntu nyine ambari guteri n'iki abiri hatara, ariko nyine uko ugenda ubikora cyane niko ugenda wiyadapta. Ibintu byose nava ko ni experience cyangwa se umuntu agenda abimenyera kugeza ubu ngubu namenya ko ubu star umaze kubimenyera, sibyo? Ntago byoroshye ariko nyine unagenda bimenyera buhoro. Hanyuma ubuzima wenda bwo kuba umustar cyangwa se kuba public figure, umuntu abantu bose baba bashaka kumva, abantu bose baba bashaka kubona, umaze kubigeramo wabonye byoroshye, wabonye bimeze bite? Ni ibintu bisaba kwitwararika nyine, hari abantu benshi baba bakureberaho, benshi baba bashaka kumera nkawe, n'iki rero bisaba ko ugira discipline iri ku rwego rwo hejuru, niko navuga. Uri umuntu utagira nyine discipline n'ubundi byakugora, ariko nkanjye n'ubundi niko rero nsanzwe meze, nkeka ko bitangoye cyane. Uyu munsi hari ukuntu ugenda gutyo ugahora n'abana mwiganye secondaire cyangwa se naho mwigana kaminuza, iyo muhuye ubona bagufata gute? Ntibahita bati wa muhungu we waragafashe waramamaye, biba bimeze bite? Ibyo ntibyabura, ariko ngerageza kubereka ko ari inshuti zanjye. Ntabwo nkunda ko inshuti zanjye cyane zifatira muri mu cyiciro cy'umuntu wagafashe cyangwa wamamaye. Bashaka ko dukomeza kuba inshuti bisanzwe, bakanyisanzuraho nanjye nkabisanzuraho, kuko nabyo umuntu abikeneye. Buri wese agiye gufata gutyo washiduka uri wenyine, kandi ntabwo ari byiza. Nari ngabo navaho kuri uyu munsi ibikorwa byawe bikomeje kugenda bitera imbere, bikomeje gukura. Ufite umushinga wo kumurika alubumu, ni umushinga uteye gute? Ni umushinga nakoze nkorana na management yanjye na producer, turabitegura. Ndavuga ati kuko ibitaramo byafunzwe n'iki, ntabwo twareka abantu bakunda umuziki wanjye ngo bakomeze bategereze igihe kirekire. Twabaha album bakaba bayumva mu gihe wenda ibitaramo byasubukuwe, nkayibamurikira mu buryo busanzwe. Hanyuma na album iteye gutera indirimbo zingahe? Biteganya kuzayishyira ku ma platform? Ndakeka no kuyishyira ku ma platform n'ubundi agurisha imiziki cyangwa se aho barebera ibihangano, kubera ko nta bitaramo byemewe gukorwa. Urabiteganya gike? Ni indirimbo 14 iriho style zitandukanye, ntabwo ari style imwe, ni zitandukanye. Ni album iteguye neza inaryoshye, ikaba izajya hanze ku itariki 4 z'ukwa karindwi ku munsi wo kwibohora. Uvuze ko hariho style zigiye zitandukanye, n'izihe style ziriho? Hariho amarega, hariho amahipa, hariho ibice, kugira ngo umuntu twumva muri kana kanya amenye. Hariho izo nsanzwe nkora, harimo amazuke, R&B, afrobeat, hip hop, trap zirimo, na gospel zo zirimo. Mbese ntabwo nibanze kuri imwe, ahantu hose nagiye nkoraho.
nava ko ni ikintu cyiza cyane. Umuntu ashobora kudakunda reggae wenda agakunda R&B cyangwa se agakunda iyo gospel. Ni ukuvuga ko buri munyarwanda wese muri rusange iyo album yawe azagera gute azayisangaho. Hanyuma wenda tugarutse kuki wabihuje n'iriya tariki ya 4 z'ukwezi kwa 7? Ni ku munsi wo kwibohora kandi ndi album yanjye yitwa Ingabo. Nk'uko nabisobanuye nayituye ingabo zabohoye igihugu cyacu, cyane cyane na papa nawe yari arimo. Ndanamushimira cyane kuko ari mu bantu ba mbere bumvishe inzozi zanjye akaziha agaciro. Urabona muri famiye urabizi, unavuze ngo ashaka umuhanzi hari ukundi kuntu wabibona bitari byiza, ariko we niwe muntu wenyine bwa mbere yo kuba bose babyumva, ariko niwe muntu wa mbere wabyumvishe akabiha agaciro akanashyigikira. Rero mbihuza n'ibyo byose nyita Ingabo, nyitamo kuyisohora ku munsi wo kwibohora. Nuko wahisemo kuyita Ingabo. Akenshi ubundi dukunze kubona ko abahanzi kugira ngo album ayite izina usanga hari indirimbo n'ubundi runaka iri kuri album yitiriye album nyirizina. Hari indirimbo iriho yitwa Ingabo? Oya, njye nabikoze gutyo kuko ariko numvaga bigomba kujya nayo dedicatinze ku mubyeyi wanjye kuko ndabimugomba to. Hanyuma reka tugaruke wenda kuri uriya munsi wo kwibohora, umunsi n'ubundi wa ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 7. Ubundi kuri wowe nk'umujeni uriya munsi uvuze iki? Umunsi nishimira cyane ko nakuriye no muri environnement nyine umubyeyi wanjye yarabigizemo uruhare. Urumva ikintu cya mbere yatwigishaga twese no gukunda igihugu, byaba ngombwa kanakitangira. Ni umunsi mfata umunsi ukomeye kuri njyewe no ku banyarwanda muri rusange kuko nibwo urebye amahoro yagarutse mu Rwanda. Amateka yacu y'u Rwanda urayazi ko igihe bitari bimeze neza, ariko ni umunsi dufatira nko kuzuka k'u Rwanda, niko nabivuga. Hanyuma tugarutse kuri ino album bijyanye n'ibikorwa n'ubundi byo kwironshinga cyangwa se kuyimurika, hari ukunda abandi bahanzi bagenzi bawe wenda bajya babikora akabona wenda agiye kuri YouTube, ku ma YouTube channel cyangwa se agiye no ku yandi ma platform agiye atandukanye akaba yakora igitaramo abantu bakamubona live ari kuririmba. Nawe ni kuteganya kubikora cyangwa uzazishyiraho gusa? Igihari ni ukuzishyira kuri platform, ariko iby'igitaramo turacyabipanga, ntabwo biremezwa neza niba kitaba cyangwa kitazaba, ariko igihe cyose byaba confirmé twababwira. Hanyuma wenda uretse kuba batubwiye ko album izaba yitwa Ingabo, ikaba iri indirimbo zigera kuri 14, wenda ikindi gishya cyashitura umuntu uri kutwumva muri kano kanya kikazatuma ajya gushaka iyi album ni ikihe? Ni ukuvuga na album yanjye ya mbere, kandi urumva nashyizemo ingufu zanjye nyine, nashatse kwigaragariza abantu uwo ndiwe neza mu miririmbire yanjye, mu gukora series zitandukanye. Biraryoshye, muri make iraryoshye, bazayishaka kabisa. Ni album iteguye neza. Hanyuma Neri Ingabo, reka nkushimire cyane wakoze kubw'umwanya wawe uduhaye, ndabizi ko wari uzi. Murakoze cyane namwe kumva umwanya nkavugana namwe, murakoze. Birakoze cyane. Cyo musezeranyije nzagukunda kugeza ku iherezo.